sinkurekura utamaye umugisha. Ijambo ryawe ryambwiye ko hari imigisha twaherewe muri Kristo Yesu, kandi byambwiye ko ari yose. Kuti Imana iyo nitegereje aka gace kavuge mu izina, simbona mu mugisha wawe. Iyo nitegereje imibereho yanjye, simbona mu mugisha wawe. Mubwire ngo ndagushaka. Niba ari muri sante mu magara yawe, mubwire ngo ndagushaka. Niba ari mu rubyaro, mubwire ngo ndagushaka, kugeza igihe urubyaro rwanjye rugaragariyeho umugisha wawe. Nimba ari mu rushako, mubwire ngo ndagushaka, kugeza igihe aka gace kagaragariyeho umugisha wawe. Niba ari mu buzima budahindutse, mubwire Imana ngo Mana ndagushaka, kora ku mutima wanjye. Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Ni kuki nahora ndi umuntu ugwa byuka? Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Wowe nturi umunyantege nkeya, uri umunyembaraga. Mwuka w'Imana aragushyigikiye. Ntiwemere ko ari uburetwa bwa Satani bugomba ku buzima bwawe. Ntiwemere ko wamubera igikoresho akatishashaka. Yashatse kugukoresha icyaha, arakigukoresha. Ugambirira gukizwa ukwezi, kwa kabiri ukagwa. Ugambirira gukora ibyiza, ibi bikakurusha imbaraga. Kutese Umuremyi w'ijuru n'isi atuye muri wowe. Ntabwo tumurekura ataduhaye umugisha. Umugisha urahari ku bwacu. Ubutsinzi bwawe ntabwo bukeneye warageze mu ijuru. Oya, mu ijuru bikiwe ibindi. Hari ubutsinzi wagenewe ukiri hano mu isi. Hari umugisha wagenewe ukiri hano mu isi. Zamura ijwi ryawe, ugira ibyo uvugana n'umwami wawe. Niba ari ibyo utegeka, ubitegeke. Niba ari ibyo uhamagara, ubihamagare. Kandi ntuzarekure, ntuzarekeraho gusenga. Ubuzima bwawe butuzuye mu ishimwe. Iyo umuntu adasenze atunga amasezerano, akarinda asaza atayatuyemo, kandi yarayahawe. Haleluya. Kuko twahawe imigisha yose rero, ibyo nibyo bidutera kugira ibyo twiyima, kandi twari tubyemerewe. Kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya, si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe, ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari. Niyo mpamvu dusenga. Haleluya, haleluya. Ukaba uri umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse, ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya, Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ariwe mugore wenyine, ariko yabyawe sebukwe, mbese yarafite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniyeli, yashishigara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga ni wawe. Birabishye kubivuga, ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata, ariko birakomanga. Iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano. Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe, ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka. Nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe, ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze, ukaba umukristo mwiza, bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavanyweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo. Haleluya, tukabisenya. Gushishikara gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa, ukabona ugize 34 nturashaka. Wabaza amakuru ugasanga mama we yashatse kuri 40, nyogosenge we ntiyigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntago ubukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinzi ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukabura umukobwa wa 34, ukicara ukabyihorera. Ntago ubukwiye kubyihorera, ubukwiye kwitegereza nka Daniyeli, ukavuga uti ariko hano hantu ibyo byose hari ikibazo. Narakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana, nkavuguruza
iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi. Umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36 akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36. Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana, ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki njye wakijijwe umugisha nageneye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzayivuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniel, ukabura umusore ukavuga ariko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi, njyewe kuki ntabifite? Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniel baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sindimo ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu bavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo bagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka dizi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana tuvugaho, tuvuguruze ibyo mwa satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego Imana irabizi, nagira ngo ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano. Twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi. Yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akaba abizi, akaba bireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana ashitugire neza. Haleluya. Ukuntu satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyiraho igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yashitugirire neza. Hari ibintu twikoreye umunsi byitwa ubuhamya, byitwa amashimwe twakuye mu gusenga. Haleluya. Ndibaza ko nawe ubifite, aricyo kigutera kongera kugaruka. Ntucogore, Imana yacu yumva gusenga. Haleluya. Bibirambira ngo Hana yinginga Uwiteka kubw'agahinda yatezwaga na mukeba we Penina, akivuga ko adafite umwana, akivuga ko nubwo umugabo amukunda ariko nta mwana afite. Hana yinginga Uwiteka. Haleluya. Umwana we ntiyamuhawe na Elukana, ntiyamuhawe n'umutambye Eri, kuko yari asanzwe agenda ishiro n'umuryango wajya gutamba, ariko umwana yamukuye ku kwisengera ku giti cye. Imana ntiyayirengagiza gusenga. Uyu mudamu witwa Hagayi, wundi hoze ari umuja wa Sara, bibirambira ngo atakira Uwiteka. Haleluya. Amaze gushoberwa, bamuherekeje nta mugabane wamuhaye, bamuherekeje nta kintu kizafasha umwana we. Aburahamu yamahaye imvumba y'amazi gusa,
ngo Hagayi atakiri Uwiteka. Haleluya. Sinzi niba riba ryari rihari ntaribone kubw'agahinda cyangwa se ryarafukuwe ako kanya. Sinitaye ko Imana izabikora, icyo nzi nuko mu gusenga kwanjye ari Imana izakora. Haleluya. Hagayi atagira Uwiteka, Uwiteka aramanuka aramuvugisha, amuha n'amasezerano kuri uwo mwana, aravuga ngo uyu mwana wazahinduka ukomeye. Haleluya. Sinzamureka kandi ntari bupfe kubwo gusenga kwa Hagayi. Nusoma Bibiliya uzajya witonda, usoma ijambo kurindi. Ese kuki ubutabaza atabubonye atarataka? Marayika wavuganaga nawe yaramanutse aramubwira ngo numvise gutaka k'umwana wawe. Hagayi yatakiye ahangaha kuko nta butabazi yari afite. Ibyo dushoboye gukora mu bwenge bwacu n'imbaraga zacu nimureka tubikore, ariko ibyo tudashoboye duhamagara ushobora byose. Haleluya. Kuko ajya atabara akanyuranya ibihe. Amen. Haleluya. Uyu Yakobo turimo kuvuga ngo sinkure kurutampaye umugisha. Yakobo yatakambiye Imana, Uwiteka aramwiyereka. Haleluya. Iyo turebye ubuzima bwa Esther na Moridekayi, amateka y'igihugu yarahindutse. Ubwoko bwari bugiye kurimbuka bureka kurimbuka kubwo gusenga. Gusenga kwawe ntabwo kuzapfa ubusa. Hari umuntu urimo gusenga uri hano? Hari umuntu ushishikaye? Hari umuntu ushyizeho umwete? Gusenga ntabwo kujya gupfa ubusa. Haleluya. Si umwanya w'abaswa, si umwanya upfuye ubusa, kuko twasomye handi muri Petero, ni umwanya w'abantu bagwije ubwenge bakitegereza, bakavuga ngo ariko ibintu ndimo nshobora kubivamo, kuko Bibiliya imvugaho ibintu bitandukanye. Haleluya. Bagashaka Imana yabo. Twavuga benshi bari muri Bibiliya bagiye bahinduka, ubuzima buhinduka, imibereho ihinduka kubwo gusenga. Natwe twakwivugaho byinshi. Duhagaze mu uyu munsi, mu minsi ya kera byari amasengesho, kandi turakomeje. Haleluya. Ababona Imana mu buzima bwabo n'abantu bafite ubuzima bwo gusenga. Satani ari tetu. Niba navuga ngo ni umuntu utumva vuba, ntagapfa kurekura. Arekuriye tumurushije amaboko, arekuriye tumutsinze, atsindwa n'abandi n'abandi bamushobora, n'abantu basenga mu kuri no mu mwuka, n'abantu basoma Bibiliya bagahindura imisengere. Ntibasengere mu buryo butari bwo. Niba ari isezerano wabonye muri Bibiliya kuvuga ngo iri ni iryanjye, nzahamagara Imana kugeza igihe bizahinduka. Babona ari imirimo ya Satani bakavuga ngo nahawe ubutware bwo kwirukana, bwo gusenya, bwo kurimbura, bwo kurandura, bakamenya uburyo basenga. Haleluya. Data ari kumwe natwe kandi aradushyigikiye. Reka dusome mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 2 tugeze ku wa 3, twongere dusimbuke dusome 12 na 13. Ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 aravuga ngo muri iyo minsi, umurongo wa 2, muri iyo minsi ngewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga. Kwihezura ni ukwisiga amavuta. Ntiyitunganyaga mu yandi magambo, wenda yarakarabaga ntiyisige. Ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Yasenze iminsi 21 mu nsengero kenshi. Iyi minsi turayikora, harimo abakora 40 ya Yesu, cyangwa se cyagiye Mose azamuka ku musozi. Abakora 21 akenshi baba bashingiye kuri uku gusenga kwa Daniyeli. Nuvuga ngo yamaze ibyumweru 3 byose. Ku murongo wa 12 dusimbuke, ngo ahera ko arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13, ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Haleluya. Reka some iyi mirongo 12 na 13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Harambwira ngo, arongera ati, Daniyeli wigira ubwoba, kuva ku munsi wa mbere wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana, yumvise isengesho ryawe, none nkuzaniye igisubizo cyayo. Ariko ikinyabutware abo twavuganye twiganye za nyigisho z'ubushize, murabazi ibinyabutware byari byo. Ariko ikinyabutware cyo mu Buperesi cyamaze ibyumweru 3 kimbuza kukugeraho, maze Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibinyabutware byo mu Buperesi. Ibinyabutware si ibindi, ni imyuka mibi
ikorera mu kirere nk'uko twabisomye muri Bibiliya yera. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Turebye ubuzima bwa Daniyeli yari umuntu usenga no mu buzima busanzwe. Iyo dusomye igitabo cye tumubona inshuro nyinshi asenga, ariko ahangaha hari amasengesho y'undi mwihariko niba ariko navuga. Haleluya. Amaze gusenga, marayika bavuganaga yari marayika Gabriel, aramubwira ngo ugishishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko nubwo amagambo yawe yumviswe, ibisubizo nagomba kuzanira ntago byahise biza. Ibinyamutware cyangwa se umutware w'ubwami w'uperesi cyangwa se amadayimoni ategetse ikirere yambujije, yarantangiriye mu nzira, hanyuma bituma nakugezaho ibisubizo byawe. Aravuga ngo nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware, Mikayeli undi mu marayika w'intambara, undi mu marayika ukomeye, undi wo mu batware cyangwa se undi wo mu bakuru aza kuntabara kubera ko natindijwe n'ibyo binyabutware byo mu buperesi. Igisubizo cya Daniyeli kimora kumugeraho, kandi nyamara Bibiliya yatubwiye ngo igihe yatangiye gusenga yari yumviswe. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kutubera impamvu yo gusenga ubudasiba. Twitegereje ubuzima bwa Daniyeli dusanga ari ubuzima buryoshye bwa gikristo. Yagiraga ubuzima busenga, yagize ubuzima bwo kubana n'Imana neza. Ukibaza noneho wowe nanjye mu gihe duhagazemo uyu munsi, twakwireba twakwishyira ku minzani y'imisengere yacu, tukibaza ngo noneho twebwe turi bande ku buryo tutagira ubuzima busenga. Niba umugabo nka Daniyeli ashobora gusenga, umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, wibutse ko ibyo bintu bikibaho na n'uyu munsi. Haleluya. Umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, ariko ibisubizo bye bigatangirwa. Abatware bo mu kirere, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bagatangira ibisubizo bye, kandi ari umugabo usanzwe asenga, ari umugabo ukora ibyo gukiranuka. Hanyuma akaba y'intambara y'umwuka, marayika w'umurwanyi akaza agatabara, igisubizo kikamugeraho. Murumva nshuti z'Imana tudafite impamvu zo gusenga? Ntabwo tuzifite? Turazifite mu buryo buhoraho. Haleluya. Gusenga rero nk'umukristo, noneho cyane cyane umurinzi ku nkike, bikwiriye kutubera ubuzima. Habwo dusenga twavuga amagambo tukumva turarambiwe, ariko ni Satani ubutunyaga. Kuki iyo turimo tuganira n'abantu bisanzwe, n'abantu dukunda, ibiganiro bitajya bikama? Mujya mubitekereza? Amagambo yo kuvugana n'inshuti mujya muyabura? Ntabwo abura. Ibiganiro biraryoha, tukavuga tugatarama, igicuku kikagera nta muntu n'umwe urambiwe. Ariko byakwinjira mu gusenga kuko ari igikorwa cy'umwuka, umwana Satani akabirwanya, amagambo akabura. Rero gusenga bikwiye kutubera ubuzima nk'abakristo. Uko senga nkumva birashiranye, bikantera ahubwo kurushaho gushaka Imana kugira ngo Imana ingwirize imbaraga. Haleluya. Niba amagambo yo kuganira n'inshuti atarabura, n'amasengesho ntiyarakwiriye kubura. Imana yatugire neza. Ikindi gusenga ni iki? Gusenga no kwiringira Imana, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo bishoboye ku giti cyanjye, nje kugushaka kugira ngo unshoboze. Kudasenga biba interprete muri ubu buryo, cyangwa se bisobanurwa muri ubu buryo. Kudasenga ni nkaho nabwiye Imana ngo Mana ndabyishoboreye, iby'aka kazi ndabyishoboreye, nzabikoresha ubwenge bwanjye, nzabibasha. Iby'uru rugo, iby'izi nshingano ndabyishoboreye. Ariko gusenga magiye kubwira Imana ngo Mana ntabwo mbishoboye, ngwino ubifatanye nanjye, ngwino ubinkoreshe, ngwino ushoboze, ngwino ubyivangemo ndebe ko byagenda neza. Rero iyo tudasenze biba bisobanuye ngo Mana turabyishoboje, iby'uru rugendo turabishoboye, ntabwo dukeneye kuza kwivangamo. Kuko gusenga ni ikintu guhamagara Imana ikaza mu byacu, ikaza mu byo turimo. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya iravuga ngo, nari mvuze ngo kudasenga ni ukwereka Imana ko tutayizeye. Ni ukuvuga ngo turabyishoboreye, ntabwo dukeneye izindi mbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wizera Imana, Imana iramuvomera. Turebye muri Yeremiya no muri Zaburi biragaruka, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Iyo ngiye gusenga mba nizeye Imana, nuvuga ngo Mana ndabizi ko uri bubinshoboze, ndabizi ko ubinshobore, kandi ndabizi ko utabigiyemo ntabibasha. Niyo mpamvu mfata umwanya kuba nava mu bantu, nyamara mu bantu nari gukemura ibibazo, mu bantu nari gusaba marandevu, ariko hejuru y'ayo marandevu n'abantu nkagira umwanya wo kubana n'Imana njyenyine. Haleluya. Byereka Imana ko uyizeye, kandi bisiga Imana nayo itari buceceke ngo ibyihorere. Haleluya. Abantu basenga bazahorana ubuzima buvomerewe, umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi. Amen. Abantu basenga suko badahura n'ibibazo, ariko ubuzima bwabo buravomerewe, bahorana imbuto mu gihe cyose, ku buryo niba baciye mu bibazo n'ubitegereza uzasanga bameze nk'abatabicamo, kuko ubuzima bwabo burahembutse. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Daniyeli bamuvugaho aya magambo. Marayika aramubwira ngo kuva igihe
watangiriye gushishikarira gusobanukirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kuva igihe wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi. Gushishikarira gusobanukirwa ni iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti. Haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniel kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniel yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, haleluya, hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye, nkavuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nkuko Bibiliya ibivuga. Uko ni ugushishikarira kumenya. Nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika birateguye mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri ikibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye. Nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniel. Daniel amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari, niyo mpamvu dusenga. Haleluya, haleluya. Ukabura umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya, Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ariwe mugore wenyine ariko yabyawe sebukwe, mbese yarafite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniel yashishikara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal kandi ibi bintu birimo birakomanga ni wawe. Birabishye kubivuga ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavanyweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo, haleluya, tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntiyigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntabwo uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinzi ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukaba uri umukobwa wa 34 ukicara ukabyihorera. Ntabwo uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniel ukavuga uti ariko hano hantu ibyo byose hari ikibazo. Narakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana, nkavuguruza iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi, umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36 akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Uteze nta kintu bikubwiye 36. Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana, ni umugisha hano ku isi.
bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki njye wakijijwe umugisha nageneye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzavuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya! Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniel, ukabura umusore ukavuga utari ko nigute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi, njyewe kuki nabifite. Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniel baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sindimo ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya! Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu nk'abavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka disi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya! Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana ituvugaho, tuvuguruze ibyo mwa Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego, Imana irabizi, nagira ngo ngwire ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano, twebwe turi abantu basenga. Haleluya! Ngo Imana irabizi, nayo irabizi. Yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akaba abizi, akaba bireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana yashitugire neza. Haleluya! Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyiraho igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya! Imana yashitugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho. Ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25:21 ngo Isaka yingingira umugore we. Nukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwentercesseur, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe. Umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo, nankaswe wowe Nyamirambo nkanjye. Oh haleluya! Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana iwabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya! Turi mu isi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde imigisha yacu tuyihagararemo. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya! Usigara umugozi uciye wa burundu, ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntago bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntago yambaye umubiri.
azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe. Iyo twabusobanukiwe arahunga. Haleluya. Iyo twabusobanukiwe adutwaza igitugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Yesu mu mbabazi ze no mu mpuhwe ze yaciye wa mugani wo muri Luka 18. Ntabwo ndibusome wose, ariko reka nsomeho gatoya. Luka 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu ni Yesu wabivugaga. Agomba kuba ari cyo yajyaga arakora. Yarasengaga ubutarambirwa buri joro. Ngo bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Umurongo wa 4. Ngo amara iminsi atembera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Haleluya. Icyo nifuza gukuramo ahangaha, uyu mucamanza ukiranirwa wanabyivugiye akavuga ngo sinita ku Mana sinita no ku bantu. Mu yandi magambo, agahinda k'abantu ntacyo kambwiye. Uyu mupfakazi nashaka yarapfakaye akiri mutoya, ntacyo bimubwiye, nta mutima w'umuntu afite. Twamugereranya na Satani. Icyatumye arekura uyu mugore agahabwa umugisha w'akarenganurwa si impuhwe yamugiriye, ahubwo yaravuze ngo nuko anduhije, aranduhije. Haleluya. Arimo arandushya, none reka mwikize. Satani n'amadayimoni ntabwo ari abantu bapfa kurekura fasiruma, ntabwo ari abantu bapfa kubyihorera. Bagenda iyo tubaruhije, iyo tubarushije imbaraga, iyo babonye turi abantu batarambirwa, iyo babonye turi abantu batabivaho. Ugasenga uvuga uti uyu mugisha nzawuhagararamo, ugasenga uvuga uti urugo rwanjye ntiruzasenyuka, ugasenga uvuga uti abana banjye bazakorera Imana, ugasenga uvuga uti ubukene bwabaye iwacu ntabwo buzamfata. Haleluya. Ugatitiriza kugeza igihe ibintu bihindukiye. Satani amera nk'uyu mucamanza ukiranirwa akavuga ati uyu muntu aranduhije, ngiye ku bandi batabizi, akajya aho batabizi. Imana yacu tugire neza. Icyatumye Yesu ashyiramo cyangwa icyatumye umwuka w'Imana wemera ko uyu mugani cyangwa iyi nkuru ijya muri Bibiliya, nuko Yesu azi imbaraga ziturwanya. Niyo mpamvu adusaba gusenga ubudasiba. Azi igihe duhagazemo icyo ari cyo, azi imbaraga ziturwanya. Umurinzi ku nkike ntakwiriye kuba wa mukristo uvuga ngo se ngo kuki Imana yabyemeye. Ntakwiriye kuba umukristo uvuga ngo none se ni gute Imana yadushyize mu isi izi ko Satani ayirimo. Satani arahari, natwe turahari. Impamvu Imana yemeye ko tuba mu isi Satani arimo, nuko yari izi ubutware yaduhaye. Haleluya. Nuko yari izi ko tuzabibasha. Amen. Haleluya. Satani azarekura ibyawe afashe ari uko umuruhije, ari uko twatamworoheye, ari uko wahatirije kugeza igihe yimukiye. Amen. Ibya Daniyeli yarabitindije, kandi Daniyeli rero umugabo usenga, ariko gusenga kwe yarakomeje arasenga kugeza igihe igisubizo cyamugereho. Wowe nanjye nidusenga ibintu bizahinduka. Ibyo ndabivuga ndi umuhamya, niba ariko navuga, kandi nawe uri umuhamya, ufite byinshi uzi wasabye Imana bigaragara nk'ibitashoboka, igitondo kimwe birashoboka. Haleluya. Reka mvuge ku tuntu dukeya hanyuma dusenge. Iyo ugiye gusengera uwawe utarakizwa, umwana wawe, umuvandimwe wawe, uwo mwashakanye utarakizwa, ntukwiriye kubisengera ubyoroheje. Reka ne kuvuga utarakizwa gusa, mvuge n'uwakijijwe ariko akaguru kamwe kaba mu nzu y'Imana n'akandi kaba hanze. Ntabwo mubazi se? Niba akijijwe burya neza ntiwagombye kumwingingira kuza gusenga. Niba akijijwe neza ntiwagombye kumwingingira gukorera Imana, ntiwagombye kumwingingira gutanga amaturo n'ibyacu, ntiwagombye kujya umwibutsa gahunda zo mu rusengero mwazumviye rimwe, ariko niwe uhora wibutsa. Ibyo birakwereka ko ahagaze atagize ate, adahagaze. Ikindi, insengero zuzuyemo abapagani bo mu rusengero. Turabagwije benshi, bari mu bana bacu, bari mu bo twashakanye, bari mu bavandimwe bacu, baratuzengurutse. Natwe hari igihe tuba turi muri abo ngabo, ariko reka tuvugane nk'aho tutari muri abo ngabo, ahubwo dushinzwe kuba. Haleluya. Igihe usengera uwawe utarakizwa ntukwiriye kubyoroshya. Kubera iki? Iyo turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa 2 yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa 2 igice cya 4 3 kugeza kuri 4, haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe,
butwikiririwe abarimbuka. Umurongo wa 4, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Imana y'iki gihe cyangwa se umutware w'iki gihe Satani yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Hari igihe muri uru rugendo abitwa ba Kristo agira cyakarakarira utarakizwa, ukamurakarira ngo kuko atarimo gukizwa. Bibiliya iratubwiye ngo umutware w'iki gihe, Imana y'ubu Satani, yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Kurakarira umwana wawe, kurakarira umugabo wawe n'umugore wawe nta kintu byamufasha, yarahumye. Uragendana n'umuntu ubona ushobora kuba acuruza, ushobora kuba akora muri Beneri cyangwa muri Rwanda Revenue cyangwa muri MTN, ariko umutima wagize gute? Warahumye, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamutambikira. Ikintu cyahumura uwo mutima we niki? Nuko urwanya Satani wamufashe akamurekura. Haleluya! Si intambara yo guhangana mu mubiri, si ibyo kurwanisha uburakari. Uramurakarira ngo yarasinze, ariko si we, yarahumye. Yarahumye, ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara anyweye inzoga kandi ko atanywa icupa rimwe. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara mu ndaya. Ikimuyobora kimukoresha amahano kuko yarahumye. Amaso y'umutima yarahumye kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamurasira. Dufite impamvu zo gusenga, nshuti z'Imana. Haleluya! Umurinzi ku nkike ntago arwana gutya, ntago arwana guhangana. Arakubita icyamufashe, nikimurekura umuntu wawe azaba muzima, nikimurekura umwana wawe azaba muzima, umuvandimwe wawe azaba muzima, azarekera kuba umupagani wo mu rusengero. Haleluya! Ese muranyumva nshuti z'Imana? Yesu abakumugisha. Ikindi navugaho mbere ko dusenga nuko Satani akwanga, arakwanga. Kandi Satani agira n'abakozi, akorerwa n'abadayimoni, agakorerwa n'abantu buntu bemeye gutanga cyangwa se kugurisha ubugingo bwabo. Ubwo akwanga rero azakora uburyo bwose ku buryo udatunga icyiza cyangwa se udatunga umugisha. Iyo turebye mu gitabo cyo Kubara 22 murongo wa 10 tugeze kuri 12, Kubara 22 10 kugeza kuri 12, turimo turakora iki? Turimo turaryaza ishoka yacu kugira ngo nidukubita ntitukande kuvuga byinshi. Haleluya! Turimo turagwiza ubumenyi bwo mu mwuka kugira ngo nidukubita tumenye uko dukubita. Paulo yaravuze ngo arakubita ariko si nkuhusha, arakubita azi icyo akubita. Amen. Twahageze Kubara 22 10 kugeza kuri 12. Ngo Balamu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Kugira ngo abarwanye nuko bari bubanze kubashyiraho umuvumo, nuko hari amagambo n'ibikorwa bari bubashe kubashyiraho kugira ngo none nabarwanya abashobore. Ariko Imana ishime ngo Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Mu yandi magambo n'ubwoko butavumika. Ariko nubwo ari ubwoko butavumika, abagerageje kubavuma bagize gute? Babigerageje. Ndagira ngo wumve iki kintu. Satani n'ingabo ze bazahora bakuvuma. Ibiha Satani imbaraga n'abakozi be, ibimuteza imbere nuko kwambura amahoro, nuko kwambura ibyiza. Niyo mpamvu ashobora gutamba igitambo cy'umuntu bakavuga ngo uyu muntu bamuhindura ikigoryi, umuntu ntazigera akora, ntazigera ashaka, ntazabyare. Ibyo bitambo bitugirira nabi, we nibyo bimuha imbaraga. Iyo ubaye umutesi uravuga ariko se nkanjye Satani aranshaka wiki? Aragushaka kugira ngo agwize imbaraga cyangwa zigwirize abakorana nabo. Nari ngiye kukubwira ariko n'ubundi reka mbikubwire. Reka nkubwira ngo abo bantu bakorana nawe turabafite twese mu miryango yacu. Turacyakundanye, turacyagendanye. Haleluya! Abo bantu bakorana nawe bashobora kuba mu bitwa barokore no mu batarakizwa namba, bashobora kuba mu basenga n'abadasenga. Kinangiye kuvuga icyo reka nyireke, reka dukomeze. Haleluya! Satani n'ingabo ze bazaharanira kukuvuma kugira ngo udatunga ibyiza Imana ikuvugaho. Aba bantu Imana yabagarutseho iravuga ngo wijyana nabo, wibavuma kuko bahawe umugisha.
ariko kubasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo babashyizeho waje kubafata igihe bakinguye umuryango w'icyaha. Yesu ashimwe. Ni ukuri Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata. Iyo turebye mu Migani 26:2 haravuga ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashyi uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Umva ikintu giteye agahinda muri ibi byose, umuvumo w'ubusa ntugira icyo ufataho. Ariko ujya kumva ukumva umuntu ahagaze muri iri sezerano yibera mu byaha. Nagira ngo ko ibyaha ari ubwicaro umuvumo wakwicaraho, n'intebe umuvumo wakwicaraho. Iri ni isezerano byibuza ry'abagerageje gukora ibyo gukiranuka. Umuvumo w'ubusa nta ufata. Ariko iyo nkinguriye icyaha mu buzima bwanjye, iyo aba ari intebe, aba ari ahantu heza nteguriye Satani kuba yashyiraho wa muvumo yashaka gushyiraho. Mu Migani 3:33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ryari umuvumo batuvuma udufata? Ni igihe twakinguye umuryango w'icyaha mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvumo w'ubusa ntufata iyo ubuze icyo ufataho. Iyo Satani agushatse impamvu akayikuburaho, ariko iyo abonye impamvu wa muvumo batuvuma uragenda ukadufata. Umuvumo ushobora kutadufata kuko wabuze impamvu, ariko umuvumo, amagambo mabi twoherezwaho, ibikorwa Satani akora ku buzima bwacu bishobora kuducogoza tukagira intege nkeya. Umuvumo ntiwafashe burundu, ariko hari ukuntu byakwambuye imbaraga uko. Ariko iyo dusenze ibi byose tubiburizamo. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Nari mvuze ngo Satani arakwanga kandi afite ingabo akoresha kugira ngo akurwanye. Izo zishinzwe kukuvugaho ibibi. Ikiza ukoze bashinzwe kukwitegera uko aba bantu babigenze. Baramu na Baraki. Baraki yari uwo mwami, Baramu yari uwo muhanuzi bazanye kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo barahagaze barabitegera, barabareba, barebye uko babayeho. Niko Satani n'ingabo ze cyangwa amadayimoni, reka tuyita amadayimoni kugira ngo abantu batagira ubwoba, niko amadayimoni abigenza. Arahagarara akakwitegera, akavuga ngo dore amaze gusoreka, amaze kuba inkumi, amaze gushaka, araryohewe ahanahana. Bagahagarara bakakwitegera bavuga ngo icyo ashaka kugeraho uyu munsi cyangwa icyo azakurikizaho ni iki n'iki. Reka tumuvume, reka tumuteze ibyago n'amakuba, ntakomeze gutera iriya ntambwe arimo atera. Ariko Kristo ari ku ruhande rwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Mwirukane Satani nawe azabahunga, ariko nyine ahunga abande abamwirukanye, abasenze bakagwiza imbaraga z'umwuka. Abafashe umwanya nk'uwo Daniyeli yafashe ngo agashishikarira kumenya. Umukristo ntakwiriye kuba muri ubuzima bwo ku isi ahumirije abyihoreye. Ntakwiriye gufata ibyago n'amakuba bimuzengurutse nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe mu isi yo mu mwuka, kandi mu isi yo mu mwuka wabirwanya bigakunda. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Muri iminota mike dusigaje, reka tuyisengemo. Amen. Haleluya. Nyuma y'uko Daniyeli ashishikariye gusobanukirwa, Bibiliya yongera avuga ngo yicishije bugufi imbere y'Imana ye. Kwicisha bugufi ni iki? Ni ukwemerera Imana intege nke zacu no gusaba Imana imbabazi. Ukabwiza Imana ukuri, ukavuga uti nanjye ntabwo ndi shyashya, nanjye hari ibyo nangije. Hanyuma tugasengera mu isengesho ry'ubutware. Haleluya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Umwami Yesu abahe umugisha. Ese igihe twavuga kuri aya magambo, waba hari ibyo witegereje mu buzima bwawe n'ubwabawe? Waba se wafashe icyemezo cyo kutazongera kurwanira mu mubiri, kutazarakarira umuntu umutware w'isi yahumishije amaso y'umutima? Umuntu usenga neza ninde? Ni umuntu wafashe umwanya wo kwitegereza nka Daniyeli, akavuga ati kumbi burya ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ari normal ko mba mu rugo rumeze gutya. Ntabwo ari ibisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho. Si ibisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye yambere yanjye. Si ibisanzwe. Harimo intambara y'umwuka, ariko nuyirwanya urayitsinda. Nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu, urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya.
niba waragize amahirwe yo kugira umuryango, ujye gusengera umuryango wawe. Umuntu ameze nk'igiti gishobora kuba gifite amashami. Iri shami n'umuvandimwe wawe, iri shami n'umugabo wawe, irindi shami n'abana bawe, irindi shami n'umugore wawe, irindi shami reka turyite ubukungu, irindi shami reka turyite ubuzima bwo mu marangamutima, wagombaga gukundwa ariko ntiwakunzwe, urababaye, n'ibindi n'ibindi. Uri umuntu ushamikiyeho ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi byose bikeneye ubutabazi bw'Imana kugira ngo bimere neza, bimere nk'uko Imana yari yarabigennye, kandi izo mbaraga warazihawe. Reka ducishe bugufi imitima yacu nk'uko Daniyeli yabigenze. Daniyeli yihannye ibyaha n'ibyo abamubanjirije atigeze akora. Daniyeli ntabwo yari afite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi. Twebwe dufite ubuntu mu maraso ya Yesu, twarakiranuwe kubw'ubukiranutsi bwa Kristo, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko yeza nanone ababishaka n'ababyifuza. Reka usuke umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma usengere ayo mashami yose navuze. Ushobora kugendana nanjye mu isengesho, ushobora no gusenga ku byo wowe warebye ugasanga nibyo bibabaje, nibyo bikeneye ubutabazi bwihuse. Iyi Imana yohereje marayika Mikayire akarwanirira Daniyeli, Daniyeli akabona ibisubizo bye, iracyari iyo Mana higeze ihinduka. Abamarayika baracyamanukana ubutabazi bw'abera, baracyamanukana ubutumwa bw'abera. Imbaraga z'Imana ziracyariho. Iyo umuntu yakangutse aracyavuguruza ibintu bikavaho, aracyasenya ibintu bigasenyuka, akubaka ibintu bishyashya bikubakika. Ubwo butware warabuhawe. Mariko 9:28-29 haravuga ngo yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati, niki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Abigishwa ba Yesu ndabakunda. Haleluya. Bari abantu nkatwe, bafite ibibananira, bafite ibyo badashoboye, hanyuma baba bavuye mu kivunge kugira ngo abantu batabaseka, bakihererana na Yesu, bakagira ibyo bamubaza abantu batumva. Haleluya. Gusenga no kwihererana na Yesu. Umuntu ashobora gutambuka imbere y'abantu yambaye neza, yakenyeye igitenge cyiza afite, abivuga neza cyane ko turi n'Abanyarwanda, ariko gusenga no kwihererana na Yesu, ukamubwira ibyakunaniye. Haleluya. Ukamubwiza ukuri, ukamubwira ngo ibi ntibyaciyemo, ibi ntibyakunze. Ngo yinjiye mu nzu, abigishwa babonye ko biherereye baramubaza bati, niki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Murabizi uwo ari we, yari wa mudayimoni watezaga umwana indwara y'igicuri. Ngo arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Kwiyiriza ubusa ntabwo ari ukwibuka umutwe nk'umuntu ushobewe, nk'umuntu wabaye indushyi, nk'umuntu byacikiyeho. Ntabwo ariko kwiyiriza ubusa. Haleluya. Ni uburyo bumwe bwo gusenga kuko hari ibyo tutashoboye kwirukana. Haleluya. Kwiyiriza ubusa no kugira ibindi twiyima, si ukwiyima ibyo kurya gusa. Umuntu ava mu birangaza, umuntu ava mu kigare, umuntu ava mu biganiro bipfuye, umuntu agira ibintu bijya bihuza amaso ye yiyima. Haleluya. Kwiyiriza ubusa no kwiyima ibyo byose. Ikintu gitera umuntu kwiyiriza ubusa, kuko nta muntu uba umuhagaze hejuru ngo arebe ko yiyirije cyangwa atiyirije, n'ibintu umuntu akora ku giti cye. Yesu ashimwe cyane. Turabitangaza mu rusengero, tubivuga muri rusange, ariko ni ibintu umuntu akora ku giti cye. Rero igituma umuntu abikora nuko hari ibyo abatashoboye kwirukana mu buzima bwe. Haleluya. Nibyo bimusunikira mu kwinjira gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni uburyo bumwe bwo gusenga, ariko tubikora kuko hari ibyo tutashoboye. Mbabwire, kwiyiriza ubusa biravuna. Gusenga umwanya wigiye imbere kuruta uwo dusanganywe biravuna. Kubyuka mu bitotsi umuntu asinzira, murabizi ibitotsi biraryoha, namwe muraryoherwe muryamye, yewe ndabikunda cyane. Ku buryo kubibyukamo ni sacrifice, ariko iyo dufite icyo dushaka tubisohokamo, ukabyuka uhumirije, ugakaraba mu maso, ukajya mu kayaga, ariko ugasenga. Haleluya. Ukiyima ibintu ukunda, ukiyima ikiganiro cy'inshuti, ukagabanya bya bindi byose dutindaho kuri telefoni kuko ushaka Imana. Ibyo byose ntago biryohera uyu mubiri, ariko hari icyo tuba dushaka. Haleluya. Rero iyo umuntu afite icyo ashaka, ibyo ngibyo arabikora kugira ngo akigereho. Nari mvuze ngo ni ibintu umuntu akora ku giti cye kuko nta muntu uba umuhagarariye.
iyo mbyutse nijoro nta muntu ubimenya. Hari igihe mbyuka umugabo turyamanye ntamenye ko nabyutse. Ni umurimo wawe ku giti cyawe, nta nubwo bikeneye ko abantu babimenya. Ndetse Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka gusenga, data ureba ibyiherere ajya mu cyumba akinge. Impamvu tubivuga nuko tuba tugiye gufatanya nk'itorero, ariko ubundi ntitwagombye kubivuga, ni ukugira ngo dukomezanye. Haleluya. Ni umurimo rero w'umuntu ku giti cye, ni umuntu witegereza akavuga ngo ibi bintu byanze kugenda, narabyirukanye byaranze, bifatanye n'ubuzima bwanjye n'ibirimo bimvaho, akavuga ngo ngiye gusenga, ngereko no kwiriza, ngiye kwigira imbere gatoya nshaka Imana kurutaho. Haleluya. Abantu rero bashobora gusenga gutya ni abantu bavuga ariya magambo nahere bavuga ngo sinkure kuruta mpaye umugisha, nkuko Yakobo yavuze cya gihe akirana na marayika. Yesu ashimwe cyane. Yakobo yari afite ibisa nk'umugisha mu buzima bwe, yari afite urubyaro, yari afite amatungo, yari afite abagore, yavukaga heza, yari umwana w'amasezerano. Ariko hari ibintu byinshi natwe Imana iba yarakoze mu buzima bwacu, rwose umuntu ashobora no kwihumuririzaho akavuga ngo ntacyo ntwaye, ndabona ntacyo mbaye, ndabona ndi umusore, ndabona ndi inkumi, ndabona ndi umumama cyangwa umugabo. Dufite ibintu byinshi twakwihumuririzaho, ndetse hari n'abantu bafite nk'ibyo dufite bihumuriza bakaguma aho ngaho. Abantu rero basenga neza n'abantu bigira imbere bavuga ngo hari ibyo mfite ariko ntibihagije, Mana ndashaka umugisha wawe. Haleluya. Ndashaka ibyo nyasoma muri Bibiliya, ndashaka ibintu nabonye ku bandi bantu, ubuhamya numvanye abandi nanjye ndabushaka mu buzima bwanjye. Abantu basenga neza n'abavuga ngo Mana sinkure kuruta mpaye umugisha. Iyo ibi bintu bitanditswe mu mitima yacu, dukora amasengesho nk'aya ngaya 21, umuntu akumva ararangije, arahejeje ashyizeho n'akadomo, ndetse akajya bigira reference akavuga ati twigeze gusenga 21, nagira ngo ko 21 idahagije. Hari abantu baze kwisenga inshuro, ariko barimo biyongeza. Haleluya. Dukwiriye gushaka Imana kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Ndahamya ko tuzawuvamo tutarakora byose, tutarabona byose by'Imana yari yaratugeneye. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Nidukora ishyano tukagira 80% tuzaba tugerageje, kuko burya benshi nabagenda bageze nko kuri 5%. Imana yacu dutabare. Haleluya. Abantu basenga rero muri ubu buryo ni abantu bazi icyo bashaka, n'abantu bazi icyo bashaka gusingira, n'abantu bazi ibyo bashaka ko bibavaho bigatandukanywa n'ubuzima bwabo. Haleluya. N'abantu bazi umugisha bagombye kuba batuyemo, ariko bawureba bakabona ntibawutuyemo. Abo nibo bantu basenga bigiye imbere. Imana yacu tugire neza. Nshuti z'Imana, dufite umugisha Kristo yadufatiye. Iyo turebye mu rwandiko rw'Abefeso, urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere, ngo Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3, ndifuza kugira vuba tukongera tugasenga. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Burya ngo wowe nanjye dusa dutya, tubayeho dutya, twari twarahawe imigisha yose. Mwumva bitanyuranye? Ntago binyuranye. Njyewe iyo nirebye nsanga binyuranye. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Twamaze kuyihabwa imigisha yose twayiherewe muri Kristo, yose twarayihawe. Ariko abantu basenga ni bande? Ni abantu biyitegereza bakireba, bagasanga bakababaza aya makuru yanditse muri Bibiliya, bakabaza neza ko imigisha yose bayihawe, ariko bakwireba bagasanga ntibayihagazemo, bagasanga ntibayifite, bikabatera gushaka Imana. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Imigisha yose twarayihawe, yose hatavuyemo n'umwe, ariko ntitwashoboye kuyakira ngo ibi yacu. Kuko ntashoboye kuyakira ngo ibi yanjye, birantera gusohoka mu kivunge, bintere gushaka Imana kurutaho, bintere gusenga. Haleluya. Nta mwana w'Imana watangiye urugendo rw'agakiza ukwiriye kwihumuriza agashyiraho akadomo akarekeraho. Reka nkubwire, nubwo ikiri musengera uyu munsi wakibona, hazaba hari ibindi bihumbi n'ibihumbagiza data yakugeneye utarabona, bigutera gutuma ufata pose ntoya yo kugira ngo umubiri wawe udasaza imbura igihe, kugira ngo utiyangiza, ariko ukongera ukigira imbere ugasenga. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Twahawe imigisha yose, ariko ntitwabonye amaboko yakira. Gusenga kwigiye imbere, kongeho kwiriza no kugira ngo duhabwe amaboko yakira ibyacu, birareremba mu kirere bitegereje wowe nanjye. Haleluya. Iyo umuntu adasenze atunga amasezerano akarinda asaza atayatuyemo, kandi yarayahawe. Haleluya. Kuko twahawe imigisha yose rero, ibyo nibyo bidutera kugira ibyo twiyima, kandi twari tubyemerewe. Ndagira ngo mvire ko iyo umuntu atiyirije nta cyaha abakozi, ntacyo. Burya niyo yareba filime kuva ninjoro akageza mu gitondo nta cyaha yabakoze. Pawulo yaravuze ngo byose ndabyemera, ariko siko byose bingirira umumaro. Aba yinjije mu buzima bw'ibidafite umumaro, ariko nta cyaha yakoze. Yesu ashimwe.
kuko rero twebwe tuzi ko hari imigisha twahawe ariko tutasingiriye, tugira ibyo twibuza kandi tubyemerewe atari icyaha. Kuko waganira n'umuntu avuga ati ariko se ni impamvu iki yo kwiyiriza, kuki Imana itabikora? Ariko Yesu niwe wavuze ngo mwene uwo ntakorwamo n'ikindi uretse kwiyiriza no gusenga. Niba Yesu yariyirizaga, yewe nawe turi bande batakwiyiriza? Imana yacu itugirire neza. Kwiyiriza ntabwo twibuza ibyo kurya gusa, tureka ibintu byose birangaza. Dusaba data nawe kugira ngo akore umurimo muri twebwe. Hari ibyo tumushakaho, ariko hari ibintu biba biri muri twebwe bituma atabasha gukora cyangwa kuduhesha ibyo twemerewe. Haleluya. Iyo mwitegereje muri Bibiliya abagabo b'Imana bose bakomeye, hari ibintu Imana yajyaga ibasaba gukora, hari imimererwe Imana yifuzaga kubasangamo kugira ngo Imana ibashe kubahereza ibindi. Haleluya. Iyo turebye ubuzima bw'umukozi w'Imana Yobu, Yobu yagize ibyago byinshi, apfusha abantu, abura ibintu bye, ariko Imana yenda kumwunamura. Imana yarambwira ngo nasabire umugisha abamushinyaguriye. Ni ukuvuga ngo hari umurimo Imana yifuzaga gukora mu buzima bwa Yobu, mu mutima wa Yobu, wo kubasha gusabira umugisha abantu bamushinyaguriye mu gihe cy'akaga. Burya umuntu arakakubabaza umeze neza, ariko mu gihe wari ubabajwe ukeneye support, izumva iyo wahungabanyijwe wababaye nibwo ukeneye abantu baguhumuriza. Mu gihe yari akeneye ihumure ntiyaribonye kuri abo bantu. Imana igiye kumwunamura ibanza gukora umurimo mu mutima wa Yobu. Yarambwira ngo banza usabire bare abantu umugisha, banza ukureho ibyo mupfa, ukureho beef, ukureho ikintu icyo ari cyo cyose wapfa nabo, hanyuma nanjye nguhe umugisha. Haleluya. Imimererwe yacu, imitima yacu Imana ikozemo umurimo byorohera Imana kuduhesha bya bindi dushaka n'ibirenze ibyo dusaba. Haleluya. Gusenga ni byiza, bitwegereza, biduhesha ya maboko asingira imigisha twaboneye muri Kristo, ariko bituma n'Imana imanuka igakora umurimo muri njyewe. Na Yosefu nuko. Haleluya. Imana yamuremyemo umutima ubasha kubabarira bene se bamuhemukiye, kugira ngo Yosefu ahinduke umuntu ukomeye, utazagirana ikibazo n'umuntu wari we wese. Imana yarebaga intambwe yenda kumuteza, ikavuga ngo umutima wawe ugomba gukira amavunane y'iwanyu, gukira agahinda watewe na bene wanyu, ukazamukana umutima utari igisenzegeri. Haleluya. Muri iyi minsi yo gusenga, reka Imana ikore ku mutima wawe, ikore ku mutima wanjye, imare mu bubi bwose bwatuma intambwe Imana yifuza kungezaho itayingezaho. Haleluya. Hari n'ibindi biba bitari ububi, ariko ari utuntu n'utundi Imana yareba ikavuga ngo utanse ahantu nifuza kumugeza, utu tuntu n'utundi ntiyazamukana natwo, reka banze adukire, hanyuma nakwigira Imana mu gusenga, nakwigira imbere mu gusenga, Imana ikabona amahirwe yo kumbona ikankuraho kugira ngo tubashe kuzamukana hariya hantu. Haleluya. Imana yacu itugire neza. Amen. Mu rwandiko rwa mbere nanone rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7 harambwira ngo, igice cya 4:7, rwandiko rwa mbere rwa Petero, ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge, hanyuma mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Haleluya. Mugire ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Hari ibintu bibanza gukorwa mbere yuko umuntu agira umwete wo gusenga. Turebye muri uyu murongo. Haleluya. Hatubwiye ngo nimubanze mugire ubwenge. Iyo umuntu atagize ubwenge akomeza kumva adamaraye, nta mpamvu yo kwivuna. Yesu ashimwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Niyo mpamvu biravuze ngo kugira ngo umuntu agire umwete wo gusenga nabanza agira ubwenge. Iyo ngize ubwenge ndiyitegereza nkibwiza ukuri, nkavuga ngo Rutanse we uhagaze gutya, nyamara wagombye kuba uhagaze gutya. Dore ibintu byinshi udashoboye, nyamara wagombye kuba ushoboye muri uyu mwaka. Dore ibintu byinshi bitatunganye mu buzima bwawe n'ubwabawe, nyamara iyo wigira imbere mu gusenga biba byaratunganye. Kugira ngo umuntu agire umwete wo gusenga nuko abanza kugira ubwenge, akireba, akibwiza ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mana yacu itugire neza. Yamara kugira ubwenge, Bibiliya yavuze ngo nuko mugira ubwenge, agerekaho ngo nimwirinde. Hari ibisindisha by'inzoga. Iri jambo iyo urebye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ntago hansoma, haravuga ngo kugira ngo mutsinde inda, mutsinde gukunda kurya, mwirinda gukunda kurya. Ibi bisindisha reka mbishyire mu by'inzoga n'ibindi bintu byose birangaza. Iyo umuntu amaze kugira ubwenge, akitegereza ubuzima bwe, akibwiza ukuri, agira gutya akivana mu kivunge wenyine, nta muntu kimuvanyemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ari yitegereza akavuga ngo mfite imyaka iyi niyi,
maze imyaka nkijijwe, maze imyaka nkorera Imana, maze imyaka n'ibi ariko mu by'ukuri ubuzima mpagazemo sibwo nagombye guhagararamo. Kwirinda niki? Ni ugusohoka mu bintu byose birangaza, ukavuga uti aba bantu barangaye, aba bantu bahuze sinkiri uwo kugendana nabo kuko ndashaka kwigira imbere ngo mbone Imana. Haleluya. Ese hari umuntu ufite ibyo arimo yirinda? Ese hari umuntu ufite ibyo arambiwe akavuga ngo igihe cyose twahagaraye mu kigare tuganira, ese byatanze iki? Inshuro zose naraye nicaye mu kabari kuri kontwari, ese byatanze iki? Amajoro namaze imbere ya filime, ese byatanze iki? Ikigare namaranyemo n'abagenzi banjye, se byatanze iki? Uyu muntu yamara kugira ubwenge amaze kwibwiza ukuri akiyemeza kwirinda, agasohoka tukamubura. Haleluya. Akava mu kigare. Imana yiyereka umuntu ku giti cye. Imana ihamagara umuntu ku giti cye. Hashobora kubaho ubutabazi bwa rusange, hashobora kubaho ubuntu bwa rusange, ariko uburyo wiha Imana, uburyo ugira ibyo wirinda, uburyo ngira ibyo nirinda, bizatuma usingira Imana vuba, usiga abandi bantu hasi mu kivunge. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ikivunge gikunda ahantu hari comfort. Dukomeze twisekere, dukomeze twiganire. Simbabwira ko gusenga ari ukureka guseka, munyumve neza. Haleluya. Ariko no kuva mu birangaza ukagira iminsi yo gushaka Imana. Ngivuga ngo nkuko ushaka amafaranga, nkuko dushaka ikintu cy'agaciro twaba twatakaje. Iyo umuntu afite ikintu cy'agaciro yabuze, arashakisha atarangaye, agatera ibintu byose hejuru, akaruka ari uko akibonye. Haleluya. Hari imigisha dufite muri Kristo Yesu itagaragara ku buzima bwacu. Gushaka Imana kwanjye gukwiriye kuba uko umuntu utarangaye. Imana yacu tugirire neza. Ngo mugire ubwenge. Kugira ubwenge no kwibwiza ukuri, no kwitegereza ugasanga ibyanditse muri Bibiliya ntibisa nawe, hanyuma agatera intambwe yo kwirinda. Haleluya. Iyo umuntu ataratera intambwe yo kwirinda, asakoma byose, ntabasha gusengana umwete. Nuvuga ngo ikibonetse cyose aracyakira, ibyo abantu bamubwiye arakira, ibyo abantu bazanye arafata, buri kintu cyose kibonetse akijyamo. Nta gahunda ifatika agira. Iyo umucishije ahangaha hajya aha, iyo umutumiye ahangaha arahajya, ntagira umwanya w'umwihariko ku giti cye. Ariko umuntu wirinda, haleluya, agira umwanya we wenyine, agira uburyo asohoka mu bantu. Imana yacu tugire neza. Ngo nimugire ubwenge, hanyuma mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni ukuvuga ngo tugira umwete wo gusenga ryari? Iyo twagize ubwenge tukiyitegereza, twibwiza ukuri, twarangiza tukirinda. Iyo umuntu yirinze, Imana ibona uko imuvugisha. Haleluya. Uyu mugabo Yakobo turimo tuvuga, uwavuze ngo sinkurekura utampaye umugisha, mbere ko ahura na marayika bagakirana, yarabanje yigizaho ibyo yamaze imyaka aruhira. Haleluya. Mwibuke ko yakoze uko ashoboye, akabona umugore, akongera agakorera uwundi, nuko kugira ngo abone ibihembo by'amatungo yakoreye nyirarume inshuro nyinshi amuriganya. Bya bindi byose yaruhiye yagize gutya byigiza imbere, abyikurayo, asigara wenyine. Haleluya. Amaze gusigara wenyine, Uwiteka aramusanga, ubuzima bwa Yakobo burahinduka. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Iyo Imana igize amahirwe ikabona umusore n'inkumi, ikabona umugore n'umugabo barimo bagira ibyo birinda, barimo bagira ibyo biyima, bakavuga ngo najyaga nsakuma byose ariko ibi ndabiretse, najyaga mpfa gufata ibyo mbonye ariko ibi mbishyize ku ruhande, ijwi ry'Imana turaryumva. Haleluya. Si uko ibidasanzwe ivuga, ariko iba yaravugiye mu rusaku ntituyumve. Ubundi impamvu yo kwiyiriza ni iki? Ni ukugira ngo umwuka wanjye ubashe kuba hejuru y'umubiri wanjye na kamere yanjye, ubashe kuvugana n'umwuka w'Imana. Ubundi Imana ihora ivuga. Haleluya. Ariko kuki tuyumva iyo twasenze? Ni uko umwuka wacu wavuye mu birangaza, ukava mu bibutsi kamera igihe kirekire. Imana yacu tugirire neza. Iyo umuntu amaze kugira ubwenge, akiyitegereza, akareba, akagira ibyo yirinda, none hagwiza umwete wo gusenga. Burya umuntu udafite umwete wo gusenga ntaragira n'umwanya wo kwiyitegereza no kwireba, ngo yibwize ukuri, ngo avuge ngo ariko birakabije, ngo avuge ariko biratinze, ngo avuge ariko ubuzima nzabugumamo kugeza ryari. Haleluya. Ariko umuntu yafasha ako kanya, ndababwiza ukuri, ntabwirizwa gusenga, ntagira umwete. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Abantu binjira muri bihe kandi byo gusenga, abantu bavuga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha, ni abantu bategereje ubutabazi bwabo ku Mana yonyine. Abafite ibyo bakigerageza hirya no hino mu bantu no mu bindi, bo barakomeza bagahanyanyaza, ariko abantu bazi ko ubutabazi bwabo bwonyine buturuka ku Mana yonyine, bagira umwete wo gusenga. Mu gitabo cy'Abami igice cya 6, igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 6 26 kugeza kuri 27, igitabo cya 2 cy'Abami 6 26 kugeza kuri 27. Hari harateye inzara nyinshi cyane,
baragoswe muri iki gihugu, inzara imeze nabi. Ngo bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Usimbutse gato kajya ku murongo wa 30, ngo umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Icyatumye umwami ashishimura imyambaro ye, hari amakuru bamubwiye ateye ubwoba. Aba bagore barimo kumubwira ngo ndengera mwami, ngo umugore umwe yari yagiriye undi inama kubera inzara nyinshi ngo turye umwana wacu. Barya umwana wa mbere, bamaze kurya umwana wa mbere bagarutse gutwara umwana wa kabiri, mugore nyina w'uwo mwana aramuhisha. Murumva kaga ahantu kageze. Haleluya. Dushobora kuba tutageze kuri iyo nzara irya aho tugeraho kurya abana bacu, ariko dufite inkuru z'imirimo ya Satani hirya no hino mu buzima bwacu, mu buzima bw'abacu, mu buzima bwo muri iki gihugu. Dufite inkuru z'imirimo ya Satani iteje agahinda, iteje n'umujinya yatera umuntu gushaka Imana. Haleluya. Ese nta mirimo ya Satani wibonaho byagutera gusenga kurushaho? Uko umwami yabasubije yaravuze ngo Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Mu yandi magambo ndi umwami, nahoze nyobora igihugu, ariko nanjye nta butabazi mfite. Haleluya. Ubutabazi abarimo basenga by'ukuri bashaka babutegereje ku Mana yonyine, nta muntu ubifite. Uyu mwami nawe yarari mu bihe bye byo gusenga, yari yambaye ibigunira, nuvuga ngo yari mu buzima nabwo burimo butakambira Imana kugira ngo Imana imutabare. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Umuntu usenga neza, umuntu winjira muri iyi minsi akayitindamo, akayivamo, akazafata iyindi, ni umuntu uzi ko ubutabazi bwe buturuka ku Mana yonyine, kandi irabifite ibyo kugutabara. Haleluya. Uko yatabaye abangaba niko nawe yagutabara. Imana yacu itugirire neza. Bari bashobewe, inzara yari ikomeye cyane, umwami yambaye ibigunira, umwami adafite igisubizo. Hari abana bawe bagukomangira wa mubyeyi we ukabura igisubizo. Hari igihe wa mugabo witegereza ibyo wagomba gukora mu rugo rwawe ukabura igisubizo. Hari igihe wirebera umukobwa w'inkumi cyangwa uri umusore, ariko ukareba ibyo ubuzima bugusaba, uko wagombye kuba umeze no wagombye kuba ubayeho, ukabura igisubizo, ariko turagifite ku Uwiteka. Haleluya. Abantu basenga by'ukuri bajya batabarwa. Imana igihindura ibintu, Imana iginyuranye ibihe. Haleluya. Ntabwo urimo gutakaza umwanya wawe. Amen. Hatabarwa abantu bafite amasengesho atarayubute. Iyo twitegereje muri Bibiliya tubona abantu benshi bagiye batabarwa kubwo gusenga. Haleluya. Bibiliya yuzuye abantu bagiye bahindura ibintu kubwo gusenga. Nagira ngo ngire ko utari uwa mbere usenze, kandi nagira ngo ngire y'Imana yatabaye babandi, nawe izagutabara nusenga amasengesho atarimo bute. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Isaka yingingira umugore we yari ingumba, kandi yari afite ubugumba bwa karande bwari bwarabanje wabo wa Isaka. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo Uwiteka yumva kwinginga kwa Isaka, atuma umugore watwita. Haleluya. Bibiliya yuzuye abagore n'abagabo bahinduye ibintu kubwo gusenga. Nshuti z'Imana, ntimucogore. Haleluya. Ntimucike intege. Hari ibintu twikoreye umunsi byitwa ubuhamya, byitwa amashimwe, twakuye mu gusenga. Haleluya. Ndibaza ko nawe ubifite, aricyo gikutera kongera kugaruka. Ntucogore. Imana yacu yumva gusenga. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Hana yinginga Uwiteka kubwo agahinda yatezwaga na mukeba we Penina, akibuka ko adafite umwana, akibuka ko nubwo umugabo amukunda ariko nta mwana afite. Hana yinginga Uwiteka. Haleluya. Umwana we ntiyamuhawe na Elukana, ntiyamuhawe n'umutambye Eri, kuko yari asanzwe agenda ishiro n'umuryango wajya gutamba, ariko umwana yamukuye ku kwisengera ku giti cye. Kadoheza icyubahiro. Haleluya. Ubuzima buhindutse suko twasengewe n'undi muntu. Undi muntu yadufasha tukagira imbaraga. Umva gusenga kundi muntu icyo kutumarira, kuduhesha imbaraga zituma tubasha kwisengera. Ariko ubuzima buhindutse buhabwa abantu bisengera ku giti cyabo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ntiyayirengagiza gusenga. Uyu mudamu witwa Hagayi, wundi hoze ari umuja wa Sara, Bibiliya irambwira ngo atakira Uwiteka. Haleluya. Amaze gushoberwa, bamuherekeje nta mugabane wamuhaye, bamuherekeje nta kintu kizafasha umwana we. Abrahamu yamahaye imvumba y'amazi gusa. Ngo Hagayi atakira Uwiteka.
haleluya. Sinzi niba riba ryari rihari ntaribone ku bw'agahinda cyangwa se ryarafukuwe ako kanya. Sinitaye ko Imana izabikora, icyo nzi nuko mu gusenga kwanjye hari icyo Imana izakora, haleluya. Hagayi atagira Uwiteka, Uwiteka aramanuka aramuvugisha, amuha n'amasezerano kuri uwo mwana, aravuga ngo uyu mwana wazahinduka ukomeye, haleluya. Sinzamureka kandi ntari bupfe kubwo gusenga kwa Hagayi. Nusoma Bibiliya uzajya witonda, usoma ijambo kurindi. Ese kuki ubutabaza atabubonye atarataka? Marayika wavuganaga nawe yaramanutse aramubwira ngo numvise gutaka k'umwana wawe. Hagayi yatakiye ahangaha kuko nta butabazi yari afite. Ibyo dushoboye gukora mu bwenge bwacu n'imbaraga zacu nimureka tubikore, ariko ibyo tudashoboye duhamagara ushobora byose, haleluya, kuko ajya atabara akanyuranya ibihe, amen, haleluya. Uyu Yakobo turimo kuvuga ngo sinkure kuruta mpaye umugisha, Yakobo yatakambiye Imana, Uwiteka aramwiyereka, haleluya. Iyo turebye ubuzima bwa Esiteri na Moridekayi, amateka y'igihugu yarahindutse. Ubwoko bwari bugiye kurimbuka bureka kurimbuka kubwo gusenga. Gusenga kwawe ntabwo kuzapfa ubusa. Hari umuntu urimo gusenga uri hano? Hari umuntu ushishikaye? Hari umuntu ushyizeho umwete? Gusenga ntabwo kujya gupfa ubusa, haleluya. Si umwanya w'abaswa, si umwanya upfuye ubusa, kuko twasomye handi muri Petero, ni umwanya w'abantu bagwije ubwenge bakitegereza, bakavuga ngo ariko ibintu ndimo nshobora kubivamo, kuko Bibiliya imvugaho ibintu bitandukanye, haleluya. Bagashaka Imana yabo. Twavuga benshi bari muri Bibiliya bagiye bahinduka, ubuzima buhinduka, imibereho ihinduka kubwo gusenga. Natwe twakwivugaho byinshi. Duhagaze mu uyu munsi, mu minsi ya kera byari amasengesho, kandi turakomeje, haleluya. Ababona Imana mu buzima bwabo n'abantu bafite ubuzima bwo gusenga. Satani ari tetu. Niba navuga ngo ni umuntu utumva vuba, ntabwo apfa kurekura. Arekuriye tumurushije amaboko, arekuriye tumutsinze, atsindwa n'abandi n'abandi bamushobora, n'abantu basenga mu kuri no mu mwuka, n'abantu basoma Bibiliya bagahindura imisengere, ntibasengere mu buryo butari bwo. Niba ari isezerano babonye muri Bibiliya kuvuga ngo iri ni iryanjye, nzahamagara Imana kugeza igihe bizahinduka. Babona ari imirimo ya Satani bakavuga ngo nahawe ubutware bwo kwirukana, bwo gusenya, bwo kurimbura, bwo kurandura, bakamenya uburyo basenga, haleluya. Data ari kumwe natwe kandi aradushyigikiye, amen. Amasengesho asubiza ubwoko bwose bw'ibibazo, haleluya. Gusenga no mwete no kwiyiriza, nibyo bavuga ngo sinzapfira muri ibi bintu, sinzabigumamo. Handi tumaze gusoma mu gitabo cy'Abami, iyo uhinduye gatoya kajya ku gice cya 7 ku murongo waho wa 3, ndibaza ko muhazi, niho tugiye gusenga turangiza. Haravuga ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari kwiremba, baravugana bati iki twica azakugezaho tuzapfira niki, haleluya. Umuntu usenga no mwete, umuntu ugerekaho kwiyiriza, umuntu usohoka mu bitotsi, umuntu usohoka mu kivunge, umuntu usohoka mu birangaje, haleluya. N'umuntu wireba mu buzima bwe akavuga ngo sinzagoma muri ibi bintu, uyu mwaka ntuzashira mbihagazemo, akavuga ngo Mana ngiye kugushaka kugeza aho bizahindukira, haleluya. Uko ababembe bavuze ngo iki twica azakugezaho tuzapfira niki, bagasanga Imana yateguye inzira, niko iyo umuntu ahagurutse gusenga akavuga ngo Mana bigomba guhinduka, niko Imana itegura inzira. Nimuhaguruke dusenga, Imana ibahe umugisha, haleluya. Ugiye kongera kubwira Imana ngo Mana sinkure kuruta mpaye umugisha. Ni koko narasenze, dusigaje iminsi 3, iminsi 21 ikarangira, ariko Mana sinkure kura utampaye umugisha. Ijambo ryawe ryambwiye ko hari imigisha twaherewe muri Kristo Yesu, kandi byambwiye ko ari yose. Kuti Imana iyo nitegereje aka gace kavuge mu izina, simbona mu mugisha wawe. Iyo nitegereje imibereho yanjye, simbona mu mugisha wawe. Mubwire ngo ndagushaka. Niba ari muri sante mu magara yawe, mubwire ngo ndagushaka. Niba ari mu rubyaro, mubwire ngo ndagushaka kugeza igihe urubyaro rwanjye rugaragariyeho umugisha wawe. Nimba ari mu rushako, mubwire ngo ndagushaka kugeza igihe aka gace kagaragariyemo umugisha wawe. Niba ari mu buzima budahindutse, mubwire Imana ngo Mana ndagushaka, kora ku mutima wanjye. Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Ni kuki nahora ndi umuntu ugwa byuka? Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Wowe nturi umunyantege nkeya, uri umunyembaraga,
Mwuka w'Imana aragushyigikiye. Ntiwemere ko ari uburetwa bwa Satani ugomba ku buzima bwawe. Ntiwemere ko wamubera igikoresho akatishashaka. Yashatse kugukoresha icyaha arakigukoresha. Ugambirira gukizwa ukwezi kwa kabiri ukagwa. Ugambirira gukora ibyiza ibi bikakurusha imbaraga. Gutese umuremyi w'ijuru n'isi atuye muri wowe. Ntabwo tumurekura ataduhaye umugisha. Umugisha urahari ku bwacu. Ubutsinzi bwawe ntabwo bukeneye warageze mu ijuru. Oya, mu ijuru bikiwe ibindi. Hari ubutsinzi wagenewe ukiri hano mu isi. Hari umugisha wagenewe ukiri hano mu isi. Zamura ijwi ryawe ugira ibyo uvugana n'umwami wawe. Niba ari ibyo utegeka ubitegeke, niba ari ibyo uhamagara ubihamagare, kandi ntuzarekure, ntuzarekeraho gusenga. Ubuzima bwawe butuzuye mu ishimwe. Data, mu izina rya Yesu ndagushimira ko wadusigiye umuryango ukinguye wo gusenga. Ijambo ryawe rirambwira ngo nisabe ndahabwa, rirambwira ngo ninkomange ndakingurirwa, rirambwira ngo ninshakashake ndabona. Uyu mugoroba turi iteraniro ry'abarimo gushakashaka, ry'abarimo gukomanga, ry'abarimo gusaba. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuntu nagira ubwenge azirinda. Wowe ngo niwe uzagira imbaraga zo gusengana umwete. Mwami, turireba tukiyitegereza tugasanga hari ibice by'ubuzima bwacu tutarabona mu ineza yawe, tutarabona mu imbaraga zawe, kandi hari umugisha tubikiwe muri ibyo bice. Uyu mugoroba Mwami, ndaguhamagara kuri iki gicaniro, ndaguhamagara muri iri teraniro kugira ngo wongere utugarukeho, ugaruke mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turagufataho, ntitwifuza kukurekura utaduhaye umugisha, ntitwifuza kurekeraho kugusenga utaduhaye umugisha. Turagushaka Mwami w'abami, turagushaka mu buzima bwacu. Ndagushaka mu mubiri wanjye, ndagushaka mu mwuka wanjye, umwuka wanjye usabanye nawe, umwuka wanjye uhawe impano zose wangenewe. Hari ibyo wanditse ku buzima bwanjye, hari impano wari waragennye ko nzagukoreshereza muri iki gihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera ugarukeho, ongera ungarukeho, unyuzuze izo mpano, unyuzuze ayo maso areba, unyuzuze ayo matwi yumva, unyuzuze izo mbaraga z'Imana wari warangeneye. Ongera ugaruke mu bugingo bwanjye, ukora buri murimo wose utari wuzura. N'agace kabitswe mu bugingo bwanjye kadatunganye, manukira kugatunganya. N'ibihe bikomera umwanzi yasizemo, n'ibihe bikomera umwanzi yasize mu buzima bw'abana bawe, manukira gukora, manukira kuvura, manukira gukiza, manukira guhindura, manukira gukuraho, manukira kubaka ibintu bishya. Uwiteka Mana Nyiringabo, garuka ku mibiri yacu. Ubu ni ubuturo bwawe, iyi ni ingoro yawe, iki ni igikoresho waduhaye tugendana tukiri hano mu isi, mu gihe dutegereje kuzaza kubana nawe mu ijuru. Ariko nakwitegereza umubiri wanjye, ndasanga udatunze imigisha yose wari warangeneye. Uwiteka Imana ikomeye, nongeye kuguhamagara uyu mugoroba kugira ngo wongere ukore ku gace kose kagize ubuzima bwanjye, kagize umubiri wanjye. Umanuke mu gace k'ubukungu, umanuke mu gace k'amagara, umanuke hose hose, umanuke hose hose, umanuke mu bwenge, nagira icyo usiga. Manuka ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Hari abagejeje igihe cyo gushaka ariko batashatse, tanga uwo mugisha wo gushaka, tanga uwo mugisha w'urubyaro, tanga uwo mugisha w'ubukungu. Urabifite umugisha w'amagara mazima. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe wari gukerwa kwacu kose, ukadukize n'indwara zacu zose. Wowe ni umugisha utubikiye. Ibyo bibikiye twebwe si abandi, bibikiye twebwe. Turaguhamagara uyu mugoroba Mwami, turaguhamagara ngo wongere udukoreho, udukoreho, wongere utubumbe bundi bushya. Ukore ku gace kadashyitse, ukore ku gace kabumbitswe nabi, ikibumbano kitakunejeje, ugihinduramo forumu ushaka. Kora Mwami w'abami, reka amaboko yawe amanuka mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, asiga impinduka, asiga impinduka.
duhagaze dukomanga kugira ngo inzugi zose zakinzwe imbere y'ubuzima bwe, inzugi zakinzwe n'umwanzi, inzugi zakinzwe n'ubujiji bwacu no kutamenya, inzugi zakinzwe no kugwingira, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu umuragwa akiri mutoya ntahatandukanira n'imbata. Inzugi zose zakinzwe imbere y'ubugingo bwacu, imbere y'ubuzima bwacu, manukira kuzikingura, tugwirize gukura, bitume tubaho nk'uko abaragwa babaho. Imiryango yakinzwe na Satani, manukira kuyikingura. Uwiteka Imana ikomeye, manuka wuzuza imbaraga mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo igihe cye cyo gukingurwa cyaba cyarageze, kubwo kurangana no kudasenga bigatuma atinjira. Ariko Mwami, turaguhamagara muri iyi minsi, turagushaka Mwami w'abami. Twavuye muri byinshi, dusiga byinshi, tugorobereza hano hantu, abandi twima ibyo kurya, dushaka mu maso yawe. Twemerere Mwami, iyi miryango yari ikinzwe, nyamara igihe cyo gukingurwa cyarageze. Ikingurwe, ubuzima bwe bwinjizwe aho wabugeneye. Buri mwana wawe ugituye mu byo atagombye kuba atuyemo, ugikorera aho atagombye kuba agikorera, ugihagaze mu buzima atagombye kuba agihagazemo. Reka imbaraga zawe uyu mugoroba zimanukire kumwimura, zimanukire kumwigiza imbere, zimanukire kumusunika muri destine. Uyu mugoroba Mwami, tumeze nka Yakobo ku cyambu cya Yaboki, avuga ngo sinkure kurutampaye umugisha. Turagushaka kuko uraboneka, turagushaka kuko uriho, kandi nturobanura ku butoni. Ujya unyuranya ibihe, manukira kunyuranya ibihe Mwami, manukira kunyuranya ibihe. Enda ingabo ntoya nini uhagurukiye kumurwanirira, komeza amaboko ye, mukomeze, mushyigikire kugeza bihindutse. Urabishoboye Mwami w'abami, urabishoboye Mwami w'abami. Ibizara amarira bihindure mu indirimbo, byari ukwiganyira bihindure mu amashimwe, ibyari ubukererwe nibyuzure mu imbaraga zawe. Turagushaka Mwami, nta handi twashakiye, si ku bantu, abantu bafite ibyo badushoboreye, ariko Mwami turashaka ibishoborwa nawe, turashaka ya miryango igikingurwa nawe, maze umuntu ntiyongere kubasha kuyikinga. Turashaka wa mugisha ujya utangwa nawe, ntitubashe kongera kuwamburwa, ntitubashe kongera kunyaga, kuko iyo watanze umugisha ubwo ntuherekezwa n'umubabaro, ntugire inkurikizi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasaba umugisha ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasaba umugisha Mwami w'abami, kuko urawufite ku bwacu, urawufite ku bwacu, urawufite ku bwacu. Ongera usenge gatoya, witandukanye na buri kintu cyose umwanzi Satani yubatse mu buzima bwawe. Satani ni umwuka, rimwe na rimwe aturusha amaso areba, akaturusha amaso areba iby'Imana itubikiye. Uretse uburiganya akoresha, ubundi uramurusha imbaraga. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi, ngo bana bato ntimukabatinye, uri muri mwebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Satani ari munsi yawe, ariko akubashisha uburiganya, akubashisha kutamenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya. Kutamenya bituma dusenywa, ubuzima bwacu bugasenyuka, imigisha yacu ikaba detruye, byacu bikangizwa. Kutamenya bituma umukiranutsi abaho nabi kubera kutamenya. Ongera usenyere ubwami bwa Satani mu buzima bwawe. Nturo kuvuga ngo bizikora, nturo kuvuga ngo Imana nayo irabizi. Irabizi nyine, ariko itegereje gusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi wahaye itorero, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi wahaye abakwizera. Waravuze ngo tuzakandagira inzoka na scorpion, waravuze ngo nitunga ikintu cyica ntacyo kizadutwara, waravuze ngo tuzirukana abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga zo mwijima zose ziziritse ubuzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe,
uyu mwanya ndazitandukanya n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Dayimoni wiyoberanyije ukitirira indwara isanzwe, ukitirira ubuzima bubi busanzwe, umwana w'Imana akabyakira kumva n'ibyo. Uyu mugoroba ndagutegeka kurekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusohora mu rubyaro rwe, ndagusohora mu rugo rwe, ndagusohora mu butunzi bwe. Rekura umugisha w'abandi wicariye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngabo z'umwijima ndagutandukanya n'ibyanjye, ndagusohora mu rugo rwanjye, ndagusohora mu rubyaro rwanjye, ndagusohora mu bukungu bwanjye, ndagutandukanya n'ibyanjye byose. Nta mugabane ufite, nta mugabane ufite, nta mugabane ufite ku byanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi washyize ku rurimi rwacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo nidutandukanye ibishimwa n'ibigawa, akanwa kacu kazaba nk'akanwa kawe. Tumaze iminsi dukura ibigawa mu buzima bwacu. Muri iyi minsi 21 twigize ibigawa kure y'ubuzima bwacu. Wongere wivugeho umugisha. Nta muhanuzi w'ubuzima bwawe uruta wowe. Ndagushimira ko ururimi rwanjye rurema, ndagushimira ubutware warushyizeho, ndagushimira ko ijambo ryawe ryambwiye ngo umuntu atekereza ni kwari. Ndagushimira ubutware wahaye abizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga umugisha ku buzima bw'abana bawe, ndavuga gutsinda ibyabaneshaga, ndavuga umugoroba w'impinduka mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubumana zifatane n'umwuka we, ibyajyaga bimunanira uyu munsi atangire kubibasha. Izo mbaraga zari zimwiziritseho, yashaka gukora ibyiza bikanga. Uyu mugoroba ndavuga ngo ni umunyembaraga, ndavuga ngo ni umunyamugisha. Nibyo natura ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arabibasha, aragenga ururimi rwe, arategeka ibitekerezo bye, arategeka ingeso ze, arategeka ubuzima bwe. Aho yifuza kugana niho hari bugane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe burakoreshwa iby'icyubahiro, burakoreshwa iby'igiciro. Ni igikoresho cy'icyubahiro kibereyeho gukora iby'icyubahiro. Aragendera muri ya mirimo myiza wari waramuremeye kera muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo mu izina rya Yesu. Arabohora waramugeneye kuba we, araba igikoresho cy'izahabu mu biganza byawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ni umugore w'agaciro, ni umugabo w'icyubahiro, ni umusore n'inkumi b'icyubahiro bakoreshwa iby'icyubahiro. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Ndamutandukanya n'imirimo y'umwijima, umuryango w'inzozi mbi ndawukinga ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ararota ibyo mu ijuru, ararota ibyo mu ijuru. Ndacyarukisha ubugingo bwe, ndahindukiza ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Umugozi wa Satani yawufatiragaho ndawukase, ndashyira urusika rw'amaraso ya Yesu hagati y'ubuzima bwe n'ibyo Satani yamutereshaga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Araganirizwa nawe Mwami, umutima uriharirwa nawe, ubuzima bwe buriharirwa nawe. Urakoze Mwami w'abami. Ndategeka umugisha kuba mu rugo rwe no mu byagerageza gukora byose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu, uzaduhera umugisha mu mudugudu, uzawuduhera mu mujyi no mu cyaro. Uzategeka umugisha wawe kuba mu byo tugerageza gukora byose. Uyu mugoroba ndategeka umugisha kuba mu byagerageza gukora byose. Umugisha ni wimure umuvumo, umugisha ni wimure amagambo mabi yose yoherejweho, umugisha ni wimure incantation zose zakozwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Aho amazina ye yamuritswe, aho ubuzima bwe bwavuzweho ibibi, uyu mugoroba ndategeka umugisha kuvuguruza ibyo byose. Magambo mabi yose yamwoherejweho, magambo mabi yose atwoherezwaho, turahindura sanze fe, turahindura ubusa. Ijambo ryawe rirambwira ngo intwaro zose bacure kuturwanya ntacyo zizadutwara. Indimi zose zagurukiye kutuburanya
tuzazitsinda. Buri rurimi rurimo rumuburanya ruvuga ngo ntazatunga umugisha, ruvuga ngo ntazagubwa neza, ruvuga ngo ntazashaka, ruvuga ngo ntazabyara, ruvuga ngo ntazatera imbere, ruvuga ngo azahera muri uriya mwanya mu kazi, urwo rurimi ndaruvuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, azashaka, azabyara, azatunga, azatunganirwa, azaba uwo wamugeneye kuba we. Ndategeka umugisha kuba mu rubyaro rwacu, bahungu bacu n'abakobwa bacu bazagukorera. Erega ni isezerano, waratubwiye ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Ndi muri ibikorwa bya Satani hejuru y'urubyaro rwacu, hejuru y'urubyaro rw'Abanyarwanda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'abadayimoni zitsikamiye urubyiruko rwacu, ndasomorora ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana bacu bazakorera Uwiteka, urubyiruko rw'u Rwanda ruzakorera Uwiteka, ruzakorera Imana kuruta aho twebwe twageze nk'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ndahindukiza ibitekerezo by'abagabo b'Abanyarwanda, ndabigomorora Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo dufatamira ibitekerezwa byose tukabigomora Kristo. Turagomora ibitekerezo by'abagabo b'Abanyarwanda, turagomora ibitekerezo by'abagore b'Abanyarwanda, kugira ngo bigupfukamire, kugira ngo imitima yabo igupfukamire mu izina rya Yesu. Umukozi wawe Danieli yashishikariye kumenya, yitegereje asanga bari kuba baratashye iwabo, asanga baracyari abanyagano, asanga baracyari imbata, nyamara hari icyo wari warabivuzeho. Mwami, twitegereje ubuzima bwacu burimo ububata tutabasha kubara, burimo ibikorwa bya Satani mu bacu, mu batwashakanye, mu rubyaro rwacu, mu bukungu bwacu, mu babyeyi bacu, ku buzima bwacu bwite. Uyu mwanya duhagaze mu butwari n'ubushobozi waduha, tuvuguruza ibikorwa byose byo mwa Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imirimo ya Satani yose igaragara mu rubyaro rwanjye, uyu mugoroba mpagarukiye kuyisenya. Ibyo Satani avuga uko yitegera urubyaro rwanjye akavuga ngo ntiruzageraho Imana yaruvuze, uyu mwanya mpagarukiye kuburizamo iyo migambi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera urubyaro rw'abagore n'abagabo bari aha ngaha, mburizamo ibyo Satani avuga ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana be bazagera kure, baziga baminuze, bazakora ibyo ababyeyi batabashije gukora, bazagira amago, bazabyara abahungu n'abakobwa, ntago bazicwa n'ibiyobyabwenge, ntago bazicwa n'inzoga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntago bazabyara ibinyendaro, ntago bazaba indaya, bazakorera Imana y'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ibyo nibyo turemye. Wambaraga mbiwe, wabahumye amaso y'umutima, uyu mwanya ndagukubita, ndagutegeka kurekura ubugingo bwabo, ndagutegeka kurekura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rekura abahungu bacu, rekura abakobwa bacu, rekura barumuna bacu, rekura abavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'abaho bwatanzwe ndabukurayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zabatwikiriye bitewe n'amagambo bavuzweho, aya bavuzweho n'abasekuruza, abatuzi n'abo tutazi. Duhagaze turi urubyaro rushya, duhagaze tuyavuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazatunga umugisha, bazawuhagararamo mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butware n'ubushobozi wampaye, mvuga umugisha kuba twashakanye. Abagore bacu, abagabo bacu bazaba icyo Imana ibavugaho. Aya magwa azabaho, aya magwa azarama, aya magwa azubakika mu izina rya Yesu. Dayimoni usenya, dayimoni utwaza igitugu, ndakwimura mu mago yacu. Rekura abagore bacu, rekura abagabo bacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni wagambiriye ukavuga ngo abahungu ntibazashaka, abakobwa ntibazashaka, uyu mwanya, iri joro ndagutegeka kurekura ubuzima bw'abakobwa bacu, kurekura ubuzima bw'abahungu bacu. Bazubaka, bazatera imbere, bazagera kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ikimenyetso cy'amaraso kibabeho, kibahuze n'umugisha wabageneye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zicariye ubukungu bwacu, zikavuga ngo ntawe iwabo wigeze akira, zikavuga ngo nta mukobwa w'iwabo ukira, zikavuga ngo abakobwa baho n'indushyi, ba nyina ba nyirakuru bararushye. Uyu muruho ntago azawuhagararamo, uyu muruho ntazawuturamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mukobwa azatera imbere, uyu mugore azagera kure, uyu mugabo azagera kure. Ndavuguruza ibyo Satani avuga, ndavuguruza ibyiyubatse ku muryango we waba igihe kirekire mu izina rya
rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yagerageza gutera imbere, imbaraga zimumanura zikaba nyinshi, amajwi akavuga ngo ntawe wabo wateye imbere, ngo ntawe wabo wageze kure. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndavuguruza ayo majwi, izo mbaraga zabitegeye, iyo mivumo yaboherejeho, uyu mwanya ndayikuraho. N'abanyamugisha bazatera imbere, bazakora abahirwe, ubwenge bw'imigenzereze buzakorera muri bo, bazasumbishwa ba generasiyo yabo, bazasumbishwa b'iwabo batigeze kukumenya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, inama zose zabaye ku bwabo zimeze nk'izakozwe na Baramu na Baraki, inama zose zabitegeye babizi cyangwa batabizi, izakorewe mu mazu y'abapfumu, izakorewe mu mazu y'abarozi, izakorewe mu bita abakristo atari bo, izo nama zose ndazivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe buraba amahoro, ubuzima bwe buratumbagira, burageraho Imana ibuvuga, ikijuru rimuvugaho nicyo gisohozwa ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu ntabwo azakenyuka, abe ntibazakenyuka. Ndakuraho iryo tegeko ryabashyiriyeho imyaka runaka bakavuga ngo ntibazayirenza. Mu izina rya Yesu magaze ndivuguruza kubw'ubutware n'ubushobozi nahawe, bazarama batekereza abantu imirimo y'Uwiteka. Harashyirwa itegeko rishya ku buzima bwabo, rivuguruza itegeko rya kera mu izina ryawe Yesu. Imasandarabashikeremese ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu bwoko bwawe nta ndwara z'ibyorezo zizahaba. Iyi ndwara yakiriye akavuga ngo niyo mu muryango, akavuga ngo ni hereditaire, akavuga ngo n'ababyeyi barayirwaye, ibe hypertension, ibe diabete, ibe cancer, uko yatwikwitwa uko ariko kose, uyu mwanya magaze kuyivuguruza mu izina rya Yesu. Nta ndwara n'imwe izaba mu bwoko bwawe. Iryo ni ryo sezerano dufite. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe rero gukiranirwa kwacu kose, ukadukiza n'indwara zacu zose. Uyu mubiri ni ubuturo bw'Umwuka Wera, ntabwo ari ingoro y'indwara. Mu izina rya Yesu araba mutaraga, nimutaraga nibyo azaraga urubyaro rwe. Mu izina rya Yesu urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abantu, urakoze Yesu. Reka igitwikirizo umwami Satani yamutwikiriye kugira ngo ubwiza bwe butagaragara, kugira ngo adahura n'umugisha we, uyu mwanya ndagishwanyaguza, uyu mwanya ndakimukuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwikururwe, ubwiza bwe nibuhishurwe, ubwenge bwe nibugaragazwe, ibyiza yibitsemo nibigaragazwe, bigira umumaro, bimugirira umumaro, bigire n'abandi umumaro, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami. Ijambo ryawe rimbwira neza ko imigambi dufitiye ari myiza, ari amahoro atari ibibi. Imigambi yose icurwa ku buzima bwe mibi ndayiburizamo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ibyazi n'ibyo atazi, ibyamaze gushyirwa mu bikorwa n'ibirimo biteganywa, ibyo byose ndabivuguruza mu izina rya Yesu. Imigambi yawe kuri we ni myiza, ibi ari byo bisohozwa ku buzima bwe. Ubuzima bwe bwo mu mwuka nibuhembuke, nasabane nawe. Umuryango w'icyaha ntukingwe, ingoyi y'icyaha nicikagurike mu izina rya Yesu. Imigozi yari yaramufashe imuzingira kuri iki cyaha cyamunaniye kureka, uyu mwanya ndayicagagura kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi za pornography, ingoyi zimutera masturbation, ingoyi zimwinjiza mu yindi myuka ya lesbianisme, iyo yose ndayishwanyagura. Ingoyi zimujyanisha kugira tendance ya homosexualité, iyo migozi ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi yose umwa Satani yabohesheje abe, uyu mwanya nituragurike, nicikagurike mu izina rya Yesu. Araba uwo wishimira, araba uwamugeneye kuba we, aragera kure, aratumbagira mu birere, aragenda ntari bucogore. Azabishobora, azabishobora. Umuruho ababyeyi be barushye, we ntabwo azawuruha. Umuruho nyina yarushye, ntazawuruha. Uruzerero rwafashe se, wowe ntago ruzamufata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azaba umugabo uhamye, azaba umusore uhamye mu izina rya Yesu. Azagerana nawe kure, azagerana nawe kure
ibyasenyeye iwabo we ntibizamusenyera, ibyakenyuye iwabo we ntibizamubona. Arahishwe, arahishinganywe mu maraso yawe Yesu. Mwuka w'Imana, mwuzuza ubushizi bw'amanga, mukiza ubwoba agendana, mwuzuza ubushizi bw'amanga, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ko umwuka twahawe atari uw'ubwoba. Mwuzuza ubushizi bw'amanga, ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Mwuzuza ubwo bushizi bw'amanga. Iyi ntwaro Satani yakoreshaga ku buzima bwe y'ubwoba, yo guhora ategereje ikibi, ndayivunaguye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ntazongera kwicara ategereje ibibi, ibibi bizamubaho, ibibi bizabakube mu izina rya Yesu. Iyo ntwaro turayicagaguye, iyo ntwaro ndayivunaguye mu izina rya Yesu. Arakingiwe, afite ikimenyetso cy'amaraso kuri we, afite ikimenyetso cy'amaraso kube. Azarama ageze igihe wari waramugeneye, azarangiza umwaka amahoro, azarangiza indi myaka amahoro mu izina rya Yesu. Aho yatanzwe ari mutoya, agatangwa atabizi, bikaba bimuteza abagabo b'ijoro, bimuteza remarido nui, abadayimoni basambanya nijoro. Uyu mwanya ndakubwira ngo aba bantu sabawe mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa si uwanyu, uyu mugore si uwanyu, uyu mugabo n'uyu musore si uwawe. Yahinduye aho yabarizwaga, igihango cyaracitse igihe yizeraga Kristo mu izina rya Yesu. Wa mugabo w'ijoro, wa mugore w'ijoro we, rekura, rekura mu izina rya Yesu. Azarota inzozi nziza. Usenge wowe uhora urota abawe bapfuye, ukumva ni byiza, ukumva urabakumbuye. Nagira ngo ngire ko abawe bapfuye badafite ubushobozi bwo kugaruka aho uri. Dayimoni nizo ziyambika ishusho zabo wemera zikagutera. Byange ihakane. Ushize twasengeye umwana w'umukobwa wari ufite icyo kibazo cyo guterwa na mama we, akajya abona ari mama kuko mama yapfuye kera, kumva aramukunze, kumva arabiryohewe. Ariko dusenze dayimoni zimuvugiramo, ntabwo yari mama, ntabwo mama afite ubushobozi bwo kugaruka. Dayimoni zamubuzaga kubaka, zaramuzonze zishe ubuzima bwe. Umuntu wawe wapfuye nta bushobozi afite bwo kugaruka mu bazima, ariko dayimoni kugira ngo agutere afata isura wemera, isura ukunda, hanyuma akamukingura akabasha gutera. Ibyo bikunda gutera n'abantu bapfakaye, umugabo akajya agaruka ukabona ni byiza, ukumva muraryamana. Ntabwo umugabo afite imbaraga zo kugaruka, yavuye muri uyu mubiri. Ibyo bintu ukwiye kubyanga mu buryo bwa burundu. Ibyo twita abagabo b'ijoro, abantu basambanya umuntu atabareba, ni imyuka ifuha cyane. Akenshi umuntu ashatse atarabohoka kuri iyo myuka, imusenyera urugo cyangwa igakenyura uwo bashakanye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye. Iyo myuka turayitandukanya n'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu. Nimurekure, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu gihango gishya, yinjijwe mu isezerano rishya. Si umugore wawe, si umugabo wawe, ntaho muhuriye, ntaho muhuriye. Wa mwuka mubi we, rekura ubuzima bwe, ntuzongere kumutera mu nzozi ukundi mu izina rya Yesu. Amasandoroboshi karamasa. Urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntawe, nta n'uwadushobora kuko uri mu ruhande rwacu. Turashinganye, turi ubwoko butavumika, turi ubwoko bwahawe umugisha. Urakoze ku bw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe b'abanyamugisha, uvugaho ibyiza, ufite imigambi myiza. Urakoze Mwami ko ari ingabo uhagurukije muri iki gihe, kugira ngo Mwami wowe nabo muvuguruze ibyo Satani yari yaravuze ku miryango yabo. Ndagushimira ku byo ukoze, ndagushimira ku bisenyutse, ndagushimira ku byiza wubatse. Azabihagararamo, azabibonesha amaso, agishoboye kunezezwa nabyo, agishoboye kuryoherwa nabyo. Urakoze Papa,
nongeye kubashinganisha mu maraso yawe, basumbishe andi mahanga, basumbishe andi moko, basumbishe abo bana batakuzi. Imitwe yabo nishyirwe hejuru, ihembe ryabo nishyirwe hejuru, amavuta yawe nabatembeho umunsi ku wundi. Nibagwiza imbaraga z'umwuka igitondo n'umugoroba. Urakoze mwuka wera ko wabikoze, ngaho ugendana natwe. Iri joro ritubere ijoro ryo gusabana nawe, ritubere ijoro mwami ryo kuganirizwa nawe. Gushimiye ku byo ushyizeho iherezo, gushimiye ku bihe bishyashya utangije nanone mu buzima bwacu. Mwuzuzemwo iryo shyaka n'uwo mwete wo gusenga no gushishikarira gusobanukirwa. Yongere yitegereza aho ahagaze, yongere yitegereza abo babana, bimutera imbaraga zo gusenga, amenye neza ubutwari n'ubushobozi wabikiye muri we. Urakoze mwami w'abami, ngaho ugendana natwe. Umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, umugisha bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha buri muntu wese mwami witanze akabaha ngaha. Ngaho utugirire neza, dukomeze kukubona igitondo n'umugoroba. Ku munsi wo kuwa gatatu uzongera udushoboze kandi uzabane natwe. Mu nsengero hirya no hino aho dusengera ugendane natwe kandi ubane natwe. Mwami twongeye kuguha wa munsi wo kuwa gatanu, turakeneye imiryango mizima, dukeneye mwami abagabo bahagarara ku ngo zabo bakazubaka, dukeneye abagore bagwije ubwenge bwo kubaka imiryango yabo. Mwami turakwinginze ngo presence yawe izabe muri kiriya cyumba, uturarikira abahungu n'abakobwa bawe bo muri aya mago yo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo niyendaga gusenyuka yubakike, kugira ngo yari yubatse irusheho kuryoherwa no kugubwa neza. Urakoze data, byose turabiguhaye kandi tuzi ko ibikoze ubikora neza. Cyubahiro nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze cyane nawo kuwa gatatu.